Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 234 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Luka igice cya mbere. Abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho cy'ibyemewe natwe rwose nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira babyibonera ubwabo, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Teofilo mwiza rwose, kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'ukuri. Marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana. Ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisiraheli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana n'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi, kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Abantu bategereza Zakariya batangazwa n'uko atinze mu rusengero. Maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya abacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanteturura mu bantu. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa 6, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko wahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite, ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none ubu ni ukwezi kwe kwa 6,
kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Mariya ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka, agenda yihuta ajya mu gihugu cy'Urukiga, mu mudugudu w'i Yudaya, yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurikira mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa Umwuka Wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki, ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye. Umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima, kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza Umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana Umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none ab'ibihe byose bazanyita uhiriwe. Kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri mu bamwubaha, uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanishije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Anyaza abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amara masa. Atabaye Isiraheli umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze. Yasezeranije ba sogokuruza ko azazigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ryose. Nuko Mariya amara amezi nk'atatu kwa Elizabeti, abona gutaha. Kuvuka kwa Yohana Umubatiza. Nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeti irasohora, abyara umuhungu. Abaturanyi be na bene wabo bumva yuko Umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, bishimana nawe. Nuko ku munsi wa 8 bajya gukeba umwana, bashaka kumwita izina rya se Zakariya. Nyina arabasubiza ati, oya, ahubwo yitwe Yohana. Baramubwira bati, ko ari ntawo mu muryango wanyu witwa iryo zina. Bacira se amarenga kugira ngo bamubaze uko ashaka kumwita. Atumira icyo kwandikiraho, arandika ati, izina rye ni Yohana. Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa n'ubwoba. Ibyo byose byamamara mu misozi y'i Yudaya yose. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati, mbese uyu mwana azaba iki? Nuko ukuboko k'Umwami Imana gukomeza kubana nawe. Indirimbo ya Zakariya. Zakariya yuzuzwa Umwuka Wera, arahanura ati, Umwami ahimbazwe, Imana y'Abisiraheli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira ba sogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye ba sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu, kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana ibaha umugisha. Turakomeza ku mugoroba n'igice cya 2. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.